ariko akeneye hiti kugira ngo abantu bamumenye uwo nawe arahari. Hari n'undi muntu wa gatatu rero ufite inyungu zo kubuzana abantu kuri Kristo, kandi uwo muntu n'Imana ikishaka. Rero ikibabaza iyi mihanda yo tugezeho, bamwe turaryana, abandi tugasebanya, abandi tukarwanyana, nkaze nkabwandagaza beni, nkaza nkagera. Ariko kera na kare umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'Imana yabaga ari umuntu ushakirwaho ubutunzi, yabaga ari umuntu ushaka kugirwaho umuti. Ariko uyu munsi wa none ushobora kuvuga ijambo umukozi w'Imana abantu bagata batokesha. Ndababwira ngo uyu muntu yaguye arabimenye, sibye ko wakwihagararaho, ariko iyo waguye ugira ute urabimenya. Niyo ugenda mu nzira ujegera uramenya ko ujegera ko wamaze kugwa. Yego, umuririmbyi ikora se navuze ngo itegereze neza utabuhetse ngo by'umwana yarahize kera. Sibyo? None usanga bamwe mu bagore b'abarokore nabo ubwabo abagabo babo badashobora kuba babatetesha ngo babasohokana aho ngaho. Nekereza ko umuntu wagiye mu kabyiniro utamushukisha akabyiniro, umuntu wagiye muri shambure wakoze ibyaha agakizwa ntago wamusukisha ngo tujye muri shambure. Umuntu wariye inkoko akazihaga barazimuguriye inkoko yaranyweye izo byere, ntago wamubwira ngo kunywa inzoga. Birababaje ko abarokore benshi muri iki gihe basigaye banywa amayoga. Yego, reka nongere mbashimire kandi mbasuhuze mbifurize byiza mwese ukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka bifurize umugisha w'Imana aho muherereye wose mu mpande zitandukanye zigize iyi si dutuye. Nje nitwa Ben, bayi kazi. Nibutsa abantu gukora subscribe batigeze bayikora kugira ngo tutubone umunsi ku munsi updates zacu zibageraho 5 kuri 5. Uyu munsi rero nagize umugisha udasanzwe wo kwakira umukozi w'Imana. Nifuza ko ibyibuze yabanza akatwibwira amazina kugira ngo tuze kubona tuzire mu kiganiro. Murakoze, nitwa Burindwi Samson, hanyuma ndu wa karindwi. Hanyuma irindi zina ni Samson. Ndi umukozi w'Imana, ndi umugaragu w'Imana, data wa twese aramamagaye kandi kugira ngo mukorere. Yego. Burindwi Samson. Ngira ngo na profete biriho. Yego, ni profete Samson cyase umukozi w'Imana. Ari n'abadusenga n'abagaturika kugira ngo ni pasteur. Buri muntu wese anyita uko ashaka, ariko ntago nimitswe nk'umupastor. Yego. Ngewe urumva kumenya nakumenya uri umuhanuzi, nakumenya uhanura, niyo mpamvu narimvuze ni profete biriho. Yego, ndi umuhanuzi. Yego, buryo niyo bigiyeho nabyo abantu badukurikiranye hari gihe bamenye umujyi w'ibyo tugiye kujyamo. Yego. Ndi umuhanuzi, ikiro gikomeye nasobanurira abadukurikiranye. Hanyuma Imana ivuga mu bice bitatu. Yego. Hari uburyo bw'ijambo ry'Imana cyangwa bine. Uburyo bw'ijambo ry'Imana, icya kabiri ni mu buryo bw'iyerekwa riri ushobora kubona ibintu byanditse Imana ikagutuma. Ikindi cya gatatu hari uburyo Imana ishaka kukubwira ijwi ryo mu mutima n'iryo mu matwi, kugira ngo bwira Ben mugire gutya. Iyo utabivuze ubumva umutima ugenda kuguca mu mazuru, umva ugenda kuruka. Yego, buryo. Yego, hari n'irindi, hari n'ubundi buryo Imana ishobora kugukoresha mu buryo bw'inzozi. Mu buryo bw'inzozi ukarota ibintu rose bigacyuka mu gitondo byasohoye. Hari n'uburyo bw'ubuhanuzi bwo gutegeka ikintu kitariho kikabaho mu izina rya Yesu, kubera imbaraga z'amasengesho cyangwa se imbaraga zo gutegeka. Hari wa mwuka Eliya yakoreyemo ubwo yategekaga agahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6. Yego. Yego, reka noneho muhikaze mene kaza abantu dukurikiranye, mbashishikariza gukomeza kubana natwe kuva dutangiye kuza kugera dusoje. Hari no byinshi bagiye kungukira ngiye kugirana nawe byo mumaro, cyane cyane kuyoboka Imana. Ubwo ngabo turi kumwe baze kuta bamenya umurongo w'ibyo tugiyemo. Tutaratangira rero ndagira ngo banze nkwinginge dusengera Imana kugira ngo tuze kubona Mwuka Wera. Reka dusenge Imana. Imana data wa twese, Imana nyiringabo, Imana nyiribihe, Imana zome edasti wizima fome grere mahiri hiva. Turakwinginze Mwami nyiringabo, bana natwe nyiringabo, twigaragarize dayi, tuhe imbaraga zawe. Mwuka Wera w'Imana atugote do bene tando mando de sanso my dream. Mwami tukubone nk'Imana muri iki kiganiro, turagukeneye. Abarushya imitima Mana baruhuke, abafite nimba n'agahinda babona Imana, ababona byacitse Mwami abari wo kuza kugira ngo bagire neza, kubera ko mu kuboko kwawe harimo byose, kandi niwe twizeye Kristo. Urakoze, urakarama, mucunguzi w'ubugingo, urakoze. Amen. 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 Isengesho ngiye numvise rigeze ku Mana. Yego, rigezeyo. Yego, noneho Samson amakuru y'imisi ufite. Yego, amakuru ni meza, meze neza, ndashima Imana. Imana irandinze. Nari maze iminsi ndwaye, ariko Imana yaranyujije. Nararwaye ngera kure ndarogwa,
barandoza uburozi busanzwe nyine bw'ubutamikano mu byo kurya, ndaremba cyane ngera kure. Uburozi bubaho, abantu benshi bazi ko uburozi butabaho, ariko uburozi bubaho. Uburozi bukugera mu nda, bukagukeka mu nda, mu gatuza ukaribwa, mu bitugu ukaribwa, ukaremba cyane, hahandi noneho iyo ugiye ku icyiciro cyo kwirutsa wamaze gusobanukirwa ko ari uburozi. Mu nda harakurya inyama ukumva zigiye gucikamo kabiri. Rero nshima Imana y'inkuye, narose urupfu gutya ndarurota neza, mbona ngeze mu rupfu, ariko Imana irangarura. Yego, Imana irangarura, niyerekwa nagize ry'uburyo ki napfuye nkajya mbona ibintu mu kanwa kanjye, nkabikura mu kanwa, ibintu biba byinshi cyane, mbirunda mu kiganza, nkabaza umuntu ngo ibi ni ibiki. Umumama nabazaga nawe biramucanga. Imana irambwira ngo nuburozi, genda ujye kwirukisha. Imana ingirira neza, kandi nukuri ndumva mu mutima wanjye ndi muzima, ndetse no mu mubiri ndahumeka, ndumva ari amahoro. Ibyo rero bintera gushima Imana. Yego, Imana ishimwe kuba yarakurengeye ikagukiza urupfu, uvuga ngo rwari rutunguranye cyane. Buryo urupfu rutari umugambi w'Imana ntabwo ari rwiza, ntabwo rwagutwara. Akenshi niyo ruje nk'urwo ngurwo arigero gusiga ruheruheru cyangwa rukakugira ibyo rwangiza. Ariko reka dushimire Imana yo yabanye nawe muri ukuri. Imana ihimbaza. Yego. Samusoni burindwi, ku muntu utamuzi neza, ushaka kumumenya uyu munsi, cyangwa se ku muntu ukubonye bwa mbere, ubundi mu buryo buziguye neza, Samusoni ni muntu ki? Samusoni ndi umupapa wabyayeho, ntabwo ngira ipfu n'uburyo kuvuga ko nabyaye, ko burya kubyara n'umugisha. Yego. Ariko uyu munsi turi kumwe, cyangwa se turi kuvugana n'abadukurikiranye, nta mugore ngira. Yego. Hanyuma kandi mu kwizera kwanjye mfite, nzi ko Imana ningirira neza izamo umugore kandi mwiza utuma najya mu ijuru. Rero ntekereza ko ku badukurikiranye cyangwa se ku bantu ariko tureba, uyu ni we Samson. Hanyuma Samson rero nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Imana. Ikigeretse ku kindi, kuba nubaha Imana byonyine nibyo cy'igiciro gikomeye. Ibindi byo byose Imana yo niyo yonyine niyibasha kutugirira neza. Ubu ni we Samson rero, kuba narabyayeho, kuba ndi umukozi w'Imana, kuba nkunda gusenga cyane. Abantu bazagenda bambona ku ma YouTube atandukanye, muri vugabutumwa, ryo kubwiriza ubutumwa bwiza, ibiganiro bisanzwe, ariko cyane ndi hano kugira ngo mbwirize ubutumwa buzana abantu kuri Kristo, ndetse icyo Imana intumye mbashe kugikora. Kandi nukuri ndumva nshaka gusingiraho Kristo, ashaka ko ngomba kuba, nukuri nshaka kubana n'Imana bitandukanye nuko nayibonye mu myaka yatambutse. Yego. Ubundi Samson avuga? Samson ni umvuka Amajyepfo, Amajyepfo muri Gisagara, mu murenge wa Gikonko. Yego. Hanyuma niho mvuka, ngira ababyeyi, ngira umubyeyi umwe, papa yapfuye afite imyaka 7. Ubuhamya burebure, biza kurangira nyine muri uko gupfa kwa papa, biza kurangira mama wambyaye ahita ashakana na murumuna wa papa, ubwo ni data wacu, barabana, mba muri ubwo buzima. Abiza kurangira rero njyewe uwo data wacu atanyumvisemo, mpita mba marine yo mu muhanda. Nabaye marine yo mu muhanda igihe cy'imyaka 7, imyaka 7, 8, 9, ndara hanze nagiraho kuba, nagiraho kurara ko data wacu mva yanyirukanye mu rugo, yansanzemo rwa data. Hanyuma nkurira muri ubwo buzima, ariko nza gukura, biza kurangira ngarutse Kigali. N'ubuhamya burebure cyane. Ariko Samson nyine ni ubwo buzima mvuka mu bana. Twavutse turi abana 8, 3 barapfa, ngende uwa 7. Hanyuma mu mbyaro mama yabyaye imbyaro 7, nyine ubwo 8, ngende uwa 7, kongera na mushiki wanjye yitwa Nyiraminani, ubwo nari uwa 8. Hanyuma nkagira ubwo abana 5 n'ubasigaye 3 barapfa. Nyuma yaho mama ashatse undi mugabo, urumva data amaze gutaha, aza kurangiza by'abandi bana 3, ubwo 8, 9, 11. Mama yabyaye imbyaro 11 zamuvuye mu nda. Yego. Rero uyu munsi wa none mama araho nyine, umukecuru nyine nubaha nk'umuntu wambyaye, ari mu ntari yo ngiyo. Umubyeyi ahora ari umubyeyi. Ni umubyeyi. Kandi n'umwana ahora ari umwana imbere y'umubyeyi. Cyane rwose, respect yubahwe nk'umuntu wambyaye. Samson rero yaje gukizwa ryari? Samson nakijijwe umunsi namenyemo Yesu nk'umwami w'ubugingo bwanjye, nakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi. By'ukuri sobanukiwe agakiza by'ukuri. Nakira agakiza 2012.
nibwo namenye inzira y'urugendo rw'agakiza ndabatizwa. Kubatizwa kwanjye byari bikomeye cyane, nabatizwe nge nshaka kuzura umwuka wera. Nabonaga abahanuzi, nkabona impano z'umwuka mana yanjye, nkabona ni byiza, nkumva ndanezerewe, mu yandi magambo nkumva nifuje umwuka wera. Ariko birababaje ko igihe nifuje umwuka ndetse nawuherewe, ntabwo ari cyo gihe nari nzi ko ninjya mu mazi nza guhita nuzuzwa umwuka wera. Warazi ko amabatizo mu mazi akenshi uzana n'umwuka wera? Yego, ariko siko byagenze. Ahubwo nyuma yo kubatizwa ninginze Imana ngo impe umwuka ari imyaka 9. Imyaka 9 nibwo nahawe umwuka wera, mpabwa ubuhanuzi. Yego, umwuka wera tuwuhabwa tukibatizwa, ariko kugira ngo mpabwe impano z'umwuka noneho kugira ngo batizwe mu mwuka wera. Yego, urakoze gutyo. Yego, nasenze Imana kugira ngo inyuzuze umwuka ari nyuma y'imyaka 9. Yego, kandi nukuri narabiharaniye, ndabisengera, mbigeraho. Uyu munsi ndi umukozi w'Imana. Yego, urabatizwa, batizwa mu itorero rya ADEPR, ibyo ndabizi. Yego, ukomeza urugendo rw'agakiza, uvuga butumwa muri rusange rigenda rizamukiramo. Samson arashaka, arubaka. Uyu munsi umukozi w'Imana cyane nyakuri. Nubwo yego ndi umukozi w'Imana, nubwo nashatse kagira amahirwe makeya, bibaho urugo nirukomeze bitewe n'impamvu. Yego, ngiye muri iki kintu cyo gusenya sinjya kugikotaho cyane ngo mvuge ngo umugore wanjye ahubwo hagati y'umugabo n'umugore icyabatanyije nibo babakiza. Abandi bo binyuma baba babeshya, bajya mu ruhande rw'umugabo bakajya mu ruhande rw'umugore, ariko bibaho mu buzima. Imana ihuza umuntu n'undi kugira ifite icyo ishaka gukora. Yego, ntacyo wicuza kuba utari kumwe n'umuryango wawe? Mu yandi magambo ntacyo nicuza, ariko ntabwo byabura iyo utabana. Niba narabyaye umwana tukaba tutari kubana, kandi umugabo wese yifuza kuba ari kumwe n'umwana. Ngiye nkunda abana mu buzima, sinzi gukubita abana burangiye, ntabwo nzi kurwana kuko ntabwo mbiza. Ababyeyi bajya bakubita abana bakabacishaho gakweto n'ibiki, ariko ngiyewe nkunda abana kuko ntabwo nisangamo ibintu byo kuba narwana, ntabwo bikunda rero kuko ngiye nkunda abana. Ariko uyu mugabo wese, umuntu wasenye cyangwa se umuntu ushobora gusenya, sinamwifuriza umuntu utarasenya sinamwifuriza gusenya ntabwo ari ikintu cyiza. Bituma nyine urumva umugabo ushobora gutaha uyu munsi ugatana envelope y'umugati, ugasanga abana mu rugo, umwana akaguhobera, abana bakagusuhuza. Uyu munsi ukaba uri gushobora kuba mu buzima bwa wenyine utari kumwe n'abana, ni ikindi kintu gikomeye. Yego, burya uko biri kose mugani wabanye n'umuntu akazamo kidobye, reka mvuge gutya, agasatana akitambika mu bintu bigasa nkaho bitagenda neza, akenshi ntabwo umuntu aba yishimye. Yego, ikindi mu buzima bwo kurara wenyine, warararaga n'umuntu, uyu munsi ukaba uri mu buzima bwo kurara wenyine, ubyuka udafite umuntu ubwiye kubwira waramutse. Uzi kugira ngo uryame mu buriri uruhande rumwe rushyuhe, nuza guhindukira mu rundi ruhande usange rwakonje. Ni ukuri kubaho nyine udafite umuntu mubana mu buzima busanzwe bw'urukundo cyangwa se nk'umufasha wawe, biragoye. Ariko byose bibaho kubera Imana. Bibaho kubera Imana. Nta kintu na kimwe kibaho kubera Imana atari Imana bigezemo uruhare. Ngiye Samson sinanira Imana, nta nubwo najya kure y'umugambi w'Imana, ahubwo Imana nta n'umwana uvuka Imana itashatse kavuka. Nta nubwo rinagondwa tuvuge ngo Imana yaraguciye cyangwa umukozi w'Imana wumvira Imana, kandi ngiye nkunda guca bugufi no gucyahwa n'inama. Yego, uyu munsi rero nane mvuga nti umukozi w'Imana mwiza nyakuri, reka mvuge gutyo, uri kuri za social media n'ahandi agiye atandukanye uvugira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yego, ubona ute social media nk'umukozi w'Imana? Ku bantu bazikoresha ari abakozi b'Imana, ubibona ute social media? Urakoze cyane kumbaza kuri icyo kibazo cyiza. Social media ni uburyo Imana yadushyiriyeho bwo kubwiriza ubutumwa bwiza no guhumuriza abarushye no kubabwira ko Yesu ari umwami kandi akiza imitima y'abantu. Ariko ikibabaza muri iki gihe, ntabwo uyu murimo mwiza twahawe wa social media wo kugira tubwirize ubutumwa, kenshi usanga bamwe mu bakozi Imana yo tugezeho tugapfapfana, ugasanga icyo Imana dushaka si cyo duhaye abantu, si cyo tubwirije abantu ubutumwa bwiza. Biterwa n'iki? Mu yandi magambo, hari abantu batatu bashaka kuza kuri iyi mihanda. Umuntu ashobora kuza akeneye hiti, yego, undi ashobora kuza akeneye kwamamaza ubutumwa bwiza, undi ashobora kuza akeneye uburyo bw'amafaranga. Mwese mwitwa abakozi b'Imana? Yego, kubera ko ngewe naje gushaka amafaranga, bene wanumiye n'urugero,
uranyishyura ibihumbi byanjye 10 cyangwa 20 mbwiriza ubutumwa kubw'inshakamo ikiganiro ncoho nigendere. Ariko uze wiyambitse isura kuvuga ngo nje gukorera Imana. Yego, hari n'undi muntu ushobora kuza agaragaza yuko ari umuhanuzi by'ukuri ariko akeneye hiti kugira ngo abantu bamumenye, uwo nawe arahari. Hari n'undi muntu wa gatatu rero ufite inyungu zo kubuzana abantu kuri Kristo, kandi uwo muntu ni Imana ikishaka. Rero ikibabaza iyi mihanda yo tugezeho, bamwe turaryana, abandi tugasebanya, abandi tukarwanyana, nkaze nkandagaza beni, nkaza nkagera. Ariko kera na kare umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'Imana yabaga ari umuntu ushakirwaho ubutunzi, yabaga ari umuntu ushaka kugirwaho umuti. Ariko uyu munsi wa none ushobora kuvuga ijambo umukozi w'Imana abantu bagata batokesha, ariko mbwira abantu badukurikiranye hari ibihumbi 7 bitarapfukamira bari. Nibutse abantu badukurikiranye, hari igihe umuntu asohoka mu Imana ivuga ngo hari abasohotse mu itorero. Rero iyo abantu basohotse ndatangara, abantu 5 bashobora gusohoka hagahita hinjira abantu 50. Yari Imana ntago igihomba muri ibyo bihumbi 7 harimo abantu Imana yizigamiye. Yego. Hari abantu bagikorera Imana byo. Hari abantu bagikorera Imana, hari abamama bakigira abakobwa inama, hari abantu bagifite ubutumwa. Ngewe nigeze mu rugo rumwe Imana yigeze numamo, ariko yari gambire gutanga gakiza muri urwo rugo. Ngeze muri urwo rugo ni hano ku Gisozi, Imana umuntu aramamagara ambwira ati ngwino dusengane Imana. Mageze Imana irambwira ngo nihanisha umugore ari kumwe n'umugabo. Mu gihe cyo kwihanisha umugore ibyo yihannye, ndamubwira Imana yambwiye ngo sohoka. Arasohoka, ndamubwira Imana yambwiye ngo nihanisha umugabo udahari. Ndamubwira umugabo Imana yambwiye ngo atura kuko bari bafite umwana wa Yego. Hanyuma icyo mbwira abantu rero, warumbaje urambwira ngo mbese nk'abantu bayoboye cyangwa abo bashumbye uyu munsi ni zembuto bari kwerera abo bantu. None se natwe turi abahanuzi, kandi abahanuzi n'umushumba rurageretse, baba ari abantu babiri imikoranire n'imwe. Ariko birababaza, biteye agahinda kubona ashobora kwemera amavuta y'umushumba, umushumba niyemera amavuta y'umuhanuzi. Kenshi muzumva abashumba batwita inzererezi, benshi muzumva abashumba bavuga ati batatwemera, kandi twe tubwiriza abakristo ubutumwa bwiza tukabohereza mu nsengero bakajya gukizwa. Baravuga ngo impano z'abantu zizungura itorero, impano z'abantu zijya zungura itorero. Rero nkibaza ngo ese mu by'ukuri umuntu udukurikirana cyangwa se umuntu ukunda Imana nakubwira ngo nutakaze indangagaciro z'ubukristo. Nubwo pastor wawe yagwa, nubwo umuhanuzi wagusengeraga yagwa, ariko komeza wiyengere Yesu. Nukuri rwose. Yego. Iyi mihanda y'iwacu rero kamvuga gutyo yamaje kunyerera, yaranyereye cyane. Yaranyereye. Ikibuga cyaranyereye, cyagiye kigaragaza benshi mu bari bihishe mu izina ry'Imana cyangwa itorero, bagaragara nk'abantu bakijijwe, ariko mu by'ukuri izi YouTube n'izindi social media zigiye tandukanye, ndavuga platform zagiye zibashyira hanze. Hari n'undi mperutse kumva ejo bundi nguri mu gihome, nawe wari umukozi ari mu maboko ataraye azira gusambanya umwana, gufata umwana ku ngufu utaruzuza imyaka y'ubukure. Nawe yari umukozi w'Imana, ntago natinye kuvuga ngo yitwa Sirasi, yaririmbye zira ndirimbo zitandukanye bya Yesu ni ku murongo n'izindi. Ibi bintu ubundi uri kubona gutya biraganisha hehe itorero? Nabwiye abantu, ndababwira ngo iyo umuntu yaguye arabimenye, sibye ko wakwihagararaho, ariko iyo waguye ugira ute urabimenye. Niyo ugenda mu nzira ujegera uramenya ko ujegera, ko wamaze kugwa. Yego. Ugenda urabyumva. Muririmbyi ikora se navuze ngo itegereze neza, utabuhetse ngo by'umwana yarahize kera. Uyu munsi umuntu ashobora kuba yarahanuraga agasigara ku ndimi, ariko umwuka wera atagikorana nawe. Uyu muntu ashobora kuba yari umushumba yambara na karuvati, sibyo n'amakote n'akanigiriza n'amakanzu y'imisaraba, ariko muri we atagitunze Imana. Uyu mupastor rero muhu yari umunyamubiri, yaguca hejuru, ntago yabura kugusambanya. Uyu muhanuzi muhu yari umunyamubiri, ntago yabura kukwiba, kubera ko yamaze kwamburwa ikarita y'akazi. Hari abantu bamaze kwamburwa amakarita y'ubumana y'ubukristo nyine y'ubukozi bw'Imana, basigarana photocopy. Yego. Rero mu yandi magambo, uyu Sirasi ni kimwaro kuri bamwe b'abakozi Imana. Ntago ari ibintu byo kuseka, hano ari byo kwishimirwa, ahubwo ni ibintu biteye akaga, biteye akumiro, bibabaje. Cyambere uyu Sirasi ni umugabo ufite umugore. Sagaze twarazibonye, twabonye bamwe ejo bundi agira ibyaga apfusha umwana, bamwe bajya kumusura bikoreye Rugendo TV n'andi macana, ajya kumusura. Travata Imana ishimwe ko umuntu agize ibyaga ariko abera bamutabaye. Ariko umugore akaza kumvuga akavuga ati nyamara umugabo Sagaze iraba ngo ni umusambanyi, abantu ntibamwumve. Finali umuntu afite, reka nkubwire, uzi ikintu gitera abarokore gukora ibyaha?
ni iki rero ikintu gitera abarokore gukora ibyaha bene umuntu akizwa ataramenya atararya umujyi atararya isi sibyo atararya ku by'isi ngo arya isi nyine akora ibyaha yego none ugasanga umuntu wa muntu utarasambanye utaragiye mu kabaro utaragiye mu kabyiniro utaragiye gusohoka cyangwa ku mazi n'ahandi za Gisenyi n'ahandi tuzi cyangwa n'izo za Dubai ngo yurire indege agende noneho ugasanga yakuriye mu rugo rwa mudiyakoni cyangwa rw'umukristo runaka umwana abaye mu idini cyangwa umugore abanye n'umugabo muri ubwo buryo yarakuriye mu itorero cyangwa mu rugo rwamureze mu muneza finari ugasanga umuntu ari gusambana ashaje kubera iki turi kwifuza kuzarya bwa butunguru bwo muri Egiputa turi gushaka kurya bya biryo by'inonorano Bibiliya ivuga ukifuza gusohoka ubyaye 5 ubyaye 3 ukifuza kujya mu kabyiniro sibyo none usanga bamwe mu bagore b'abarokore nabo ubwabo abagabo babo badashobora kuba babatetesha ngo babasohokana aho ngaho ntekereza ko umuntu wagiye mu kabyiniro utamushukisha akabyiniro umuntu wagiye muri shambure wakoze ibyaha agakizwa ntago wamusukisha ngo tujye muri shambure umuntu wariye inkoko akazihaga barazimuguriye inkoko yaranyweye izo byere ntago wamubwira ngo kunywa inzoga birababaje ko abarokore benshi muri iki gihe basigaye banywa amayoga abandi basigaye basambana nujya kure umubare w'abageni benshi buriya marayika aramutse ahagaze agahagarara ku mashambure menshi yego yafata abarokore benshi haba higanjemo abantu bavuga ngo barakijijwe kandi uyu munsi ugasanga nyine hari umuntu twigeze tuganira arambwira ati njyewe naganire n'umugore w'umurokore arambwira ati njyewe ati ndumva nce nakugiriye satema numva twaryamana ati uzashaka yari umuririmbyi aravuga ati uzashake shambure imwe ujye ahantu kure nzagusanga dusambane nawe kandi uwo muntu nibwo aragikizwa mu mwuka akeneye kuzamuka ari umusore rero ndumva rero usanga mu barokore cyangwa se mu bantu b'Imana basenga hari igihe umuntu yatura icyaha twanisha abantu twebwe niwe ni umuntu muri inyuma ikihariye cyangwa ugasanga rero abantu bakora ibyaha bya karabutaka abarokora bava bakagira benshi bakora ibyaha barasambana kandi ugasanga basambana barabaye mu buzima bwo kwirinda ibyaha kera finally bikazarangira bakoze ibyaha by'ubusambanyi kandi bikavugwa yuko imirimo ya nyuma neza yashambira agaciro yego ibi rero ntacyo bimaze kuba mbere warakizwa ukaba ubihekeje kugwa watangije iby'umwuka ariko ushoresheje iby'umubiri ntabwo ari iby'Imana dushaka bivuze ngo ni zero bari gukora nyuma ya zero ibyo bakoze byose ni ubusa ni ukuri kw'Imana turi mu bihe bya nyuma yewe 2010 na 2005 tugikizwa tukimenya Imana abantu batinyaga ibyaha cyane ariko birababaje ko uyu munsi urahura n'umurokore yatuyemo kora urahura n'umurokore agiye mu kimasoro urahura n'umurokore niyo namuhuguye kamuhana ate ko wambaye akajipo k'akamina atakubwira ati byihorere naguza aho umujyi ugeze ngo twabwirijwe nabi yego ngo twigishijwe nabi yego ariko mbwira abantu bamazanye Yesu mbwira abantu bakurikiranye ubutumwa bwiza iyo umuntu yagora bimenye kandi akakiza kararyoha kuba uyu munsi wa none tungana gutya tinyujuje imyaka 30 cyangwa 32 narakobanye iyo mba mu kabaro barankubise amavide barankubise vide naranyweza donda ubwonko narashaje ariko uyu munsi wa none imyaka mfite nagabano wese bamenya ko nyifite kubera Kristo nabayeho natera amadahanze nasambana n'abandi kubera ababyeyi benshi bajyaga bambwira ati genda muri iyi nzira itware gutya ababyeyi nabayeho narerwa na mama wambyaye ariko nagiye ngira ababyeyi mu mwuka bandeze bakambwira ati Samson irinde nutirinda uratera amada ku musozi urandagara nk'abandi nakagakiza no kubera Imana n'abantu bagiye bamba bugufi ariko abarokore benshi aho tuva tukagera uri kwashakira imbuto ku murokore ukazibura rikumva handi ubwira umuntu kamubwira ati ntaguza n'abadeperi 2 3 cyangwa 5 tusenga nakakubwira ati birazwa no guhura n'abagatulika ugahura n'umugatulika umwe byibuze niwe wakwerera imbuto ibeshye uguriza umurokora amafaranga uramuguriza amafaranga ifu akakwambura nazongere kukwishyura watuma umuntu kamubwira ati uzankirira uyu muntu amafaranga yenda ari umuntu hanze wagukunze ifu amafaranga nakugeza akayarya kandi yitwaje izina ry'Imana mu murimo w'Imana harimo amabandi mu bapastor harimo amabandi mu bahanuzi harimo amabandi mu bakristo harimo amabandi
mu baririmbyi harimo amabandi birababaje rero. noneho hakorwa iki yego ibintu bicika umugambi mwiza numva nagira abantu buri muntu namenya agakiza n'umuhamagaro yahamagawe ye abantu biringira Imana bizera Imana nicyo kintu numva twasoza ikiganiro tubabwira ngo abantu nibahinduke bahindukire bave mu byaha bezere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwabo. turagushimiye yego naho ubutaha murakoze